ntago ni indirimbo zigera like album ndimo ndateganya kuzisohora nko muri uku kwa karindwi nibwo zose nzazishyira hanze nibwo zose naziplaningiye numvise zose zasohokera rimwe gusa iyi ngiyi bayita Mama Mia twagiye okay right Mama Mia ibyo nkoreye nibiki buri gihe mba ndi gusabwa inigi tuvana ibyaro paka tugera umujyi none n'uburi muransaba inigi Mama Mia nicyo umpora Mama Mia winjira umwana haso muri love ko bitangira mama ari mabwira uko bizangira none narazikanye nabihari abashoboye muri life n'urugendo ndihiringa nshaka ipeso ndi n'umujyi wo muri ghetto hano hepfo mfite bendo muri life n'urugendo ndihiringa nshaka ipeso ndi n'umujyi wo muri ghetto hano hepfo mfite bendo yeah music lock imenye uko bitangira tubikora tutazi neza aho bizagana uko dukoze yo amagana n'amagana amabara n'amadega tumeze nk'abarushanwa irizi kuri mama buriza ampanuro zawe ubwo wazimagana bagamvuye kwikaya narindi kuri haso zo kugwiza umufana tukihiringa ariko ibiceri bikabura okay ya man bro izi ndirimbo why not tutazishyira hanze ni mu kwa karindwi nibwo uzatangira ku imyotsi cyane ko like iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka ngusuze kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe turayikora ndizo kandi ngiye kuyikora kugira ngo tukitubana 5 kuri 5 mwifurije amahoro y'Imana nyagasana akomeza bane nawe aho uherereye hose America Australia n'ahandi hagiye hatandukanye ndagushuhuje mwifurije komeza kugira ishya n'ihirwe kuri episode yacu y'uyu munsi turi kumwe n'umu influencer TikToker YouTuber main actor in DJ Vibes bamwita DJ Mula bro buriya njyewe iyo ngiye kuintroducing umuntu noneho nka introducinga umuntu undenzeho bro ndayamanika nabirenze bro ndayamanika you are an artist, you are actor, you are DJ, you are influencer, you are TikToker, you are whatever and whatever. Yeah. Bro, ndagira ngo utubwire neza abantu badukurikiye. Koko cyangwa mbere y'ibyo ntari buze kuguca mu ijambo. Twebwe ahantu turi na ahantu heza cyane. Hano hari vibe, hari akayaga keza cyane gaturuka ku Kivu. Yes. Na ahantu bita Amazing Beach. Amazing Beach. Hano ku Mashyuza. Mashyuza Brasserie ku Mashyuza. Mwese rero yo muje muca hagati aho bakorera bigereza Burarirwa mugacamo hagati mukigira imbere gato muhitamo na kapa kanditseho ngo Amashyuza. Urumva ugahita umanuka hepfo gato ya rero ugahita ugera ahitwa Amazing Beach ibintu bikagenda neza cyane. Bro, welcome. Yeah man, thank you.
uti ewana hari ibintu byinshi byiza, imizigo myinshi myiza ngomba kwereka abanyarwanda. Hano hari ibihumbi birenga 36 bidukurikira umunsi ku munsi, bikunda ibintu byose dukora tubagezaho. Abantu bose Kude Shop, ikintu ushaka kubereka niki, ushaka kubabwira niki? Okay, murakoze. Ubundi amazina yanjye nitwa Emmanuel Dushimimana, nkaba nkoresha izina muri career rya Emi Python. And then ku bantu banzi kuva kera cyane mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Huye, Kigali, abantu bahuye ko babarenze bro. Umuziki no Huye. Narayobwiye abashi rwose bazira karitsiye mamurenze bro. nta mutima mubi cyane. I was trying to do like music, like DJ, like how sing. Icyo ugerageza wenda kuba waririmba ni iki? Ni classic, ni gospel? Kuko hari abarasta cyangwa abastari nkamwe n'ubundi baririmba gospel, byo nta. Ndabizi ni ibintu bisanzwe. Ugerageza kuba wakwibonamo n'inkiyi. Okay, ibisanzwe ndirimba R&B, nkarimba hip hop. Izo ni class, ni secular music. But gospel shobora kuyandika nkayihera nk'umuntu bisanzwe. The writers. Nta karirimbo se wabuzi niyo kaba kataraka, kuko nk'aba DJ baba bamixinga indirimbo z'abandi. Uzi kubyuvuga ati iyi ndirimbo rwose ndayiprefera, wallahi niyo iri favored kuri njye, kubite mu rwose ubundi hayire rimwe. Nta kibazo. I was trying to sing my song. Ni yawe? Yes. Bitamatwumva. Yes, ni indirimbo yanjye. Gusa ntago ni indirimbo zigera like album. Ndimo ndateganya kuzisohora nko muri uku kwa karindwi. Nibwo zose nzazishyira hanze, nibwo zose naziplaningiye, numvise zose zasohokera rimwe. Gusa iyi ngiyi bayita Mama Mia. Twagiye. Okay. Right. Mama Mia, ibyo unkoreye n'ibiki? Buri gihe mba ndi gusabwa inigi, tuvana ibyaro paka tugera umujyi, none n'uburi muransaba inigi. Mama Mia, nicyo umpora. Mama Mia, winjira umwana, haso muri love ko bitangira. Mama ari mabwira uko bizangira, none narazikanye, nabihari abashoboye. Muri life n'urugendo ndihiringa nshaka ipeso, ndi n'umujyi wo muri ghetto hano hepfo mfite bendo. Muri life n'urugendo ndihiringa nshaka ipeso, ndi n'umujyi wo muri ghetto hano hepfo mfite bendo. Music lock imenya uko bitangira, tubikora tutazi neza aho bizagana. Uko dukoze yo amagana n'amagana, amabara n'amadega tumeze nk'abarushanwa. Irizi kuri mama buriza impanuro zawe, ubwo wazimagana bagamvuye kwikaya. Narindi kuri haso zo kugwiza umufana, tukihiringa ariko ibiceri bikabura. Okay. Man. Bro, izi ndirimbo why not utazishyira hanze? Ni mu kwa karindwi nibwo uzatangira ku imyotsi. Cyane ko like nanone akenshi nkatwe tuba tugitangira tukizamuka tukiri upcoming. Kwikofi biragoye kugira ngo uzagende ujye kwa Yolash cyangwa kwa Konz cyangwa kwa Element, ugende umusekera ntabwo byakunda. Bisaba ko hari ukundi, bisaba ko kugira ngo akumenye nyine, bisaba ko hari ukugenda nawe ugaragara kandi ukihanganira amategeko n'amabwiriza. Yego. Ibi bintu wabyiyumvishemo ryari ko donc hari igihe nk'umuntu ashobora kuba ari umu DJ, hanyuma
yaba ari umudije ugasanga nyuma kubera kugenda amenyera mix y'indirimbo nimba z'abandi zigiye zitandukanye ugasanga nawe agiye yigiramo utuntu ahita akora utwe akaba n'ikindi gihe usanga iyo mpano ya byose uyifite hakaba n'igihe uba uri umunyamakuru warangiza kubera kugenda upureyinga vibes z'izindi ndirimbo kumva nawe mu mutima cyangwa se ibyo bintu bikujemo kuba bikora ibintu byaje biti. Okay, impano yo kuririmba navuga ko byatangiriye muri korali. Muri korali. Yego. Naririmbye muri korali, bamwe barayizi, bamwe twanasenganye barabizi, ni kera ariko nabinyuzemo. Ibyo ni byarwa muri cyacubwo. Ya ni caci iherereye i Butare aho bita ku Mukoni ya deperi ebele ababatiste ariko ni zamani bamwe barabizi niho byatangiriye. Ikindi navuga ko wenda nagiye ngenda mbikomora kuri mama kuko nabagiye ubinkundisha cyane, wagiye unjyana muri korali kankundisha kuba nagerageza kuba natrayinga kwandika utuntu twanjye urumva. Ya na mama wanjye ndamushimira cyane nta kibazo. Ya okay mura uri DJ. Yes. Uri umu artist. Yes. N'ibindi bigiye biri inyuma bindi. Yeah. Interveningamo ikintu uvuga ngo iki ngiki nicyo mfite kiri favored kuri njyewe, nicyo ngiye gushyiraho umutima, nicyo nkora cyane ese ni byose bimeze. Okay, no kuvuga ngo bitewe nuko ntago ndagira YouTube channel iri hejuru kugira ntangire kuyikoresha. Ariko ikintu nkunda gukora cyane cyane ko aricyo kiba kintunze hanini, nicyo kinyishyurira inzu, nicyo kintunze mu mijyi imwe n'imwe ngenda mbamo. Navuga ko akenshi nkunda ariko kazi nkunda guza n'abakire bakabyumva. Iyo muje n'umuboss akumva mix yanjye akumva rekunze akama job. Ya navuga ko niko kazi navuga ko mpuze imbere ariko kwa kuririmba byo ni ibintu bimbamo. Yego bimbamo uko ndyamye ngenda nkora utuntu two composition. Byo ni ibintu byahereye kera, byo ntabwo njya mbitindaho. Hari igihe wavuga uti ngewe ibi bintu mbikomora kuri uyu muntu niwe gakondo wanjye, niwe mbese unyinspiringa. Mu bantu uzi hari aba DJs, hari aba artists bagiye batandukanye, ninde muntu ukwinspiringa mu ibi bintu? Okay, muntu ugerageza kuba bamwita DJ Miyaga. DJ Miyaga from Butare baramuzi benshi. DJ Miyaga. DJ Miyaga niwe twabitangiranye. Ni nawe ukwinspiringa. Muri aba ba DJs wenda basa nk'abari top hits bazwi ukuntu, hakabari ba mura ni wowe mura DJ we arabesha bakunda kumpamagara Mila. Ndavuga ati Mila was died. Hari Mila. Hari Marno. Hari ba Brian. Yes. Hari n'abandi DJ Phil Peter n'aba Phil Peter. Muri abo bantu ninde ukwinspiringa, yaba mwa DJs cyangwa se n'aba artists bari legend? Okay, ukuvuga ngo bari legend. Wenda sinzi nabona n'iki kiganiro wenda arakibona uko byagenda kose. Ariko buriya jewe nimba uko wenda nawe agerageza gutrayinga no kuririmba buriya nemera DJ Marno. Yeah. Uriya niwe ukwinspiringa. Uramuniga ndamwemera byadanje. Afite vibe. Niyo umurebye, niyo muhuye gutyo umubonye ukimubona tubona ko ari umusitari. Ngo ni DJ Marno. Uri kumva wowe? Yego. Hanyuma muri even artist nta uvuga ati wenda uyu nguyu mureberaho kuririmba. Ego kuririmba bo ni benshi.
ni benshi babiri muri abo ariko umuntu nagerageje kuba na following gutoka zamani buriya nkunda abantu ntabwo dukunda kimwe ariko giye buriya nkunda ijwi rya Bruce Melody cyane. Bruce Melody yeah tahi wacu igitanga munyakazi yeah wallahi yeah man 001 155 niko munyakazi ni kiye kintu uvuga ngo iki kintu yakoze bwana yakoze kino kintu nanjye ndavuga ni wallahi kudesha po bro. Okay. Bruce Melody urebye kuva kera tukiri n'abapeti. Bruce Melody ari mu bahanzi batigeze bagerageza kuba bacika intege ngo bareke umwuga w'umuziki. Kuva kera nkiga no muri high school ku bantu wenda banzi tugiye twariganye nageragezaga kuba nasubiramo indirimbo za Bruce Melody cyane. Yego. Ngo niwumva ugiye kunsiga uzandabure niwumva ibyacu birangiye uzandabure niwumva ugiye kunsiga uzandabure niwumva ibyacu birangiye uzandabure man yes kuva icyo gihe till now akaba arimo aratwereka ibikorwa urabizi ko afite brand ishyashya ari kumwe na Diamond Platnumz from Tanzania. Yes pom yo no kuvuga ngo uriya muniga kuva icyo gihe kugeza till now shanda mu following akabisa ndamwenda byadanje gusa nyine ntago ari we navuga nemera gusa nabandi bose bano bagerageza kuba bara trend kandi abacitse intege inama bagira nuko wenda bagaruka bakatwereka ibikorwa bimwe na bimwe bagiye bakora twakundaga like nka Band Boys nabo twarabakundaga cyane. Yes yeah hanyuma mu bintu wavuga uti iki ngiki nkisabye abanyarwanda cyangwa se bamwe mu bantu banzi bakurikira ibikorwa byanjye donc banabikunda ikintu mbasabye ni iki rimwe kabiri ushobora kuvuga uti njyewe address yanjye niyi ushaka DJ Mula ndi hano ewana kabisa ubona hano no kuvuga ngo right now nkuko duhuriye nyine Gisenyi yego Brasserie kumashyuza wallahi amazing beach hano boro ntari bikabisa uraza uka refreshing mind ushaka koga uragenda ukoga ushaka gafi n'agafiriti baragu hano niho udigira niho ndigira ese kudija vibes za ntushanyiriza ntuza format ya vibes za DJs uburyo nyine ubu mixing wallahi ubundi no kuvuga ngo yuri DJ ugomba kubuza na microphone yuri DJ ugomba kuba uzi na microphone so no kuvuga ngo indirimbo brains cyangwa nyuzamo gakeya nyine nabyo bigira vibe yeah you are welcome to Paris yeah ubwo niko ugenda unyuzamo turirimba ariko ingoma irimo nyine hano mutangira ku DJ sangahe okay no kuvuga ngo muziki hano bisa nkaho ari nko guhera muri weekend kwa gatanu kwa gatandatu kugeza ku cyumweru kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru yeah sangahe umuziki kubera ko nyine hano ntago bigira ni kumanywa nyine amanywa yose kubera hano nyine ni kuri beach kuri beach hanyuma rero harye ushobora kuvuga uti rero njyewe usibye naho ngaho ushobora kumbona kuri YouTube yitwa gutya ushobora kumbona kuri TikTok yitwa gutya ushobora kumbona kuri IG yitwa gutya ushobora kumbona Facebook byose zose izo ngizo ni imbuga ni platform umuntu ashobora gusanga hundi agakurikirana ibikorwa bye. Okay animo ngerageza kuba hariyo nari mfite ariko ntago nayi prefer cyane ariko ndashaka
ndashaka gushaka iri verified ariyo nzashyiraho n'imiziki yanjye imwe n'imwe. Wenda iyo wambonaho muri no minsi bahita Amy Patton, ntushyireho Y kuri double N za nyuma music uhita umbona. Niyo YouTube channel yanjye. N'ibikorwa byawe biba bihari. Ntabwo ndatangira kuba nayikoresha cyane ko iriya album ngiye gusohora izajya kuri YouTube, nzaba narashatse narakoze, urumva izaba iri verified kuko zizaba ziremereye. Muri aka twushimire. Urakoze cyane. Ikindi kintu wumva kiri ku mutima wabwira abanyarwanda badukurikiye? Ni ukuvuga ngo nimba hari umuntu cyane, ndabwira wenda nk'aba like ababosi nyine baturusha ikofitu niko navuga. Yego. Ni ukuvuga ngo akazi hari abajene tu gutya, akazi kari mu bajene kabisa, ugasanga umujene yifitiye impano iyo yabuze umuntu wamusapoting cyane ko bamwe na bamwe tutaba duturuka no mu miryango yifashije. Ese nk'umuntu nko nagucaye muri yo uvuga nk'umuntu ukeneye kuza nka gusura ahantu udigira, kuko burya abantu twemezwa n'ibikorwa. Yego. Niyo mpamvu ndi kubaza ahantu twagusanga, ahantu ibikorwa byawe biri, twemezwa n'ibikorwa. Ahantu nkeneye kuza naza ryari, naza sangahe, mbese watangiye akazi ko kujya ku buryo abana nsanga nyine ibikorwa biri very clear, ku buryo niyo wabwira umuntu uti ngewe ewana bino mba ndimo neza, nawe koko abibona ko ibintu bari sawa. Okay. Ushaka kumva vibe zanjye uza kuwa gatanu no kuwa gatandatu no ku cyumweru hano kuri beach. Okay. Yeah. Na amasaha yose. Amasaha yose cyane cyane ku manywa guhera, wenda navuga ko guhera nka saa 7 saa 8 nibwo vibe ziba ziragenda zizamuka tu. Okay. Bakoze cyane. Tubashimire, mwakoze cyane kudukurikira kandi muduhozaho ijisho n'umutima ku byiza byinshi tubagezaho. Ni Manzi na Innocent TV. Ciao.